ndahamya ko nta muntu utarareba igitaramo cya King James. Nawe niba utarakireba cyangwa se niba utabonye nyinshi muri video za kiranze, yabara amahitamo yawe kubera ko twakoze uko dushoboye kose kugira ngo tuguhereze footage zose zahafatiwe, ndetse dufate clip iyo ariyo yose y'umusitari yahafatiwe kugira ngo tuze kubishyira hano kuri Beta TV Rwanda, hanyuma mubone amakuru meza ndetse amakuru amuboneye ku gihe. So niba utarabireba ushobora kureba video twakoze ku mugoroba, hanyuma ukareba uburyo ki uwitwa King James yakoze amateka, uwitwa King James yari arimo gukora ibidasanzwe. Ushobora kuba rero nawe wumva ko wabonye ibihagije, ariko ndagira ngo mubwire ko inkuru zavutse cyangwa se video zafashwe, inkuru zabyaye nyuma y'igitaramo cya King James nizo zabaye nini kurusha ahubwo uko twari kuvuga ko King James yakoze amateka. Abasitari bahagaragaye bagiye bakora inkuru zagiye zivugwaho n'abatari bakeya, ndetse abantu benshi bagenda batanga ibitekerezo, bamwe uko babyumva abandi nabo uko babyumva. Ndagira ngo rero nkwinjize mu kiganiro kugira ngo uze kumenya ese Rocky byaje kurangira bite nyuma y'igitaramo, ni biki biri kuvugwa. Ese uwitwa Bruce Melody nyuma y'igitaramo ni biki biri kuvugwa. Ese Titi Brown na Nyambo ni biki birimo kuvugwa. Ibi ngibi byose bifite ibimenyetso, nta kintu na kimwe ndibuze kuvuga kidafite fact cyangwa se ikizibiti kigaragaza ibyo ndi kuvuga ndetse n'ibyo ndi gusobanura. Ndagira ngo rero ntabatindiye, dore n'ubundi gihe kiba ari ikibura, dufite ibintu byinshi byo gukora. Ndagira ngo mbabwire ibirimo kuvugwa cyane cyane kuri bano basitari banini barimo uwitwa Naomie nabo ngabo nari maze kukubwira mu kanya gashize. Uwitwa Rocky niwe ndibuze guheraho kubera ko uyu musore dusanzwe tumuzi nk'umuntu utwika cyane, dusanzwe tumuzi nk'umustar ndetse nawe uzi kumaintaininga public figure ye cyangwa se isura ye akayirinda ibyonyi ndetse n'ibyomanzi. Ngira ngo ni umusore wirinda cyane ndetse n'ibyo yakora ndabizi ko asanzwe abikora kubera ko binavugwa ko afite umwana, byanga byakunda hari ibyo akora ariko abikorera mu ibanga rikomeye, hahandi n'intasi zikomeye zidashobora kuba zakwinjira ngo maze azihakura amasomo cyangwa se amakuru y'ibihavugirwa. Ngira ngo rero uwitwa Rocky yagaragaye ari kumwe n'umukobwa w'ikizungereza, umukobwa mwiza rwose, kibaju kimeze neza, umukobwa wishimye, ubona ko ari umukobwa rwose ubereye urugo. Benshi bati uwitwa Rocky nyamaze nyuma na nyuma atweretse umukunzi we, bati rero uyu nguyu akaba ari we ugomba kuba ari umukunzi wa Rocky muri kano kanya, kubera ko ntabwo Rocky yari asanzwe agaragara mu bitaramo ndetse ngo agaragare ari kumwe n'inkumi iyo ariyo yose, yaba izikomeye n'izoroheje, ahubwo ni Rocky ukunda nyine kugaragaza ubuzima bwe ari Rocky cyangwa se yiturije cyane, atari gushyira ubuzima bwe bw'ibanga ako karubanda. Ariko ahangaha byatunguranye cyane kubona Rocky ari kumwe n'umukobwa mwiza ndetse bari mu gitaramo cya King James barimo kuvibinga, ubona ko rwose bishimanye kandi bafitanye urugwiro. Rero bazanye muri kino gitaramo, ni nayo mpamvu abantu benshi bari kuvuga ko uyu nguyu ari umukunzi wa Rocky. Ese wowe ukurikije uko bibona, benshi bagiye bandika bavuga ko rwose ari couple nziza, wowe urimo kubibona ute? Ese ni couple nziza cyangwa Rocky arisondetse? So reka dukomeze, inkuru zo ni nyinshi cyane. Ndagira ngo dukurikizaho inkuru y'uwitwa Titi Brown kubera ko na Nyambo Jessica mu minsi yatambutse, mu minsi mike yitambutse yakoze ubukwe. Ni ukuvuga ngo ni inkuru nziza, ni inkuru ishyushye ndetse n'ibintu uwitwa Titi Brown yakoze yapanze, yakoze yateguye kugira ngo aze nawe gusaza imbuga nkoranyambaga, ndetse byaje kumuhira kubera ko aka kanya nimo kumuvugaho, nawe urimo gutega amatwi kugira ngo wumve ese uwitwa Titi Brown we yakoze ibiki. Titi Brown ubundi ku munsi w'ejo yari umunsi navuga ko ari umunsi w'isabukuru ye, so yagombaga rero kugera atya akajya mu gitaramo kinini nk'iki ngiki, igitaramo cyagombaga kumuhereza ibyishimo ndetse akaza guserebura umunsi we ameze neza cyane. Ariko nyuma gihe yari arimo guserebura yakoze video cyangwa se yafashe video ndetse ayifata mu gihe cya nyacyo, hahandi nyine igitaramo cyari kiryoshye. Ariko nanone igitaramo ntabwo aricyo cyari kimuzanye, ahubwo indirimbo ya King James, indirimbo isa n'ituka cyangwa se n'icyurira uwitwa Nyambo Jessica, ati wanzanye mu rukundo ubonye mpageze uransiga. Ese ya magambo wambwiraga yagiye hehe? Ngira ngo rero ni
Titi Brown watandukanye na Nyambo akabona undi musore ndetse Nyambo akaza kugira atya akamukatira kuri proposal ye ndetse uwitwa Titi Brown ntabwo yigeze abikunda habe na gato byanatumye nyine aza kubabara cyane aza no kujya muri depression. So iyi ndirimbo yayiririmbye ayitura Nyambo Jessica. Uti rero byaje kurangira bite? Uwitwa Nyambo nawe yabyutse mu gitondo afata video, ni video yahise akora rwose ari kumwe n'abahungu be, ubundi baramubaza bati se umugabo wawe ameze ate? Uwitwa Nyambo akomeza gushimangira ko ameze neza mu rugo ndetse afite ngo mubabarire kuvuga ngo mu rugo ariko ameze neza nyine kuba yitwa umugore wa Richard. Ngira ngo mwarabibonye iby'ubukwe byose ndetse ibindi bizajya bigiza cyangwa se bizajya bisohoka tuzajya tubibagezaho. Icyo batubwira ko umugabo wawe muri iki gitondo damu Richard oya ni amagambo ngira ngo rero iyo yari inkuru ya Nyambo na Titi ariko reka tunyaruke tujye ku nkuru y'uwitwa Bruce Melody. Burya Bruce Melody nawe yakoze agashya. Bruce Melody burya we na Titi Brown ngo ntibagicana waka kubera ko uwitwa Bruce Melody yagize atya ku murongo, ibaze ku murongo uriho abantu batanu na urimo uri nk'uwa gatatu urimo hagati, uwa mbere agasuhuzwa na Bruce Melody ndetse n'uwa kabiri yakugeraho akagusimbuka agasuhuza uwa kane ndetse n'uwa gatanu. Ibyo byabaye kuri Titi Brown. Abantu benshi basigara bibaza bati se Titi Brown ndetse na Bruce Melody baba bapfiki, ariko biragaragara ko rwose batagicana waka. Nyuma y'ibyo ngibyo rero tuve kuri Titi Brown n'ubundi yaturambiye, reka tujye kuwitwa Miss Nishimwe Naomie, umwe mu bagore reka kuvuga umukobwa kubera ko abantu benshi bamwita umukobwa bitewe nuko ari mwiza ariko no umugore. Uyu nguyu nawe yakomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga video nziza zikeye yishimye ndetse arimo kuvibinga indirimbo za Kingjames. Kingjames akunzwe n'ubigitsina gore rwose kubera ko 85% byo bari biganje muri BK Arena boss bari abakobwa ndetse 15 nibo bari abasore cyangwa se abigitsina gabo. Navuga ko uwitwa Kingjames yakoze uko ashoboye kose kugira ngo yigarurira imitima y'igitsina gore hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi koko no umusore mwiza, no umusore ufite amafaranga, no umusore uzi kwandika neza indirimbo z'urukundo, azi gutomora bikomeye. Iyo mpamvu nyine uwitwa Miss Nishimwe Naomie nawe yashyushye kuva ku munsi wa mbere iki gitaramo gitangazwa ko kizaba ku itariki ya mbere z'ukwa munani. Itike ye yayiguze mu bambere ndetse yafashije uwitwa Kingjames gukomeza kwamamaza iki gitaramo. Byari byiza, byari birenze cyane ndetse byari ibintu navuga ko byashimishije abatari bakeya yaba bakunda Miss Nishimwe Naomie ndetse na Kingjames. So uwitwa rero Miss Nishimwe Naomie yakoze amakosa akomeye cyane. Ese mbyita amakosa cyangwa se nibisanzwe? Navuga ko yashimuse icyitwa BK Arena, yashimuse igitaramo rero ubwo uwitwa Kingjames yari arimo gutanga ibyishimo ndetse no guperforminga indirimbo ze ziza mu ijwi rye ryiza atanga live. Abantu bakomeje kugenda bifatira ama video y'uwitwa Miss Nishimwe Naomie nkaho ari we nyiri igitaramo, nkaho ari we muhanzi, ariko bakanyuzamo nyine bagashyiramo nyine na Kingjames. Ariko nureba ku mbuga nkoranyambaga uraza kubona ko video nyinshi zafashwe n'iz'uwitwa Miss Nishimwe Naomie. Bakimara kumurabukwa bahise bafata telefone zabo zose barazizamura maze bifatira amafoto ndetse na video nziza z'uyu mugore, umugore utarabyara ariko umugore navuga ko abantu benshi bifuje cyangwa se bifuza kureba umwana we kubera ko ni couple nziza twakunze kuva kera na kare. Ariko ni Miss Naomie nawe wahagaragaye, yari ari kumwe na mukuru we Kathy ya Kamari, abo muri Mackenzie abitwa ba Kelly Madra ndetse n'abandi batandukanye bari bahabaye bishimye baserebura. Hagaragaye ibindi byamamare bikomeye, ntago twarenze ingohe abarimo 𝒊𝒂𝒊𝓃𝓎𝒂𝓏 yishimye cyane aserebura ari kumwe n'inshuti ze n'abavuga ati kwa King ngomba kuba mpari nk'umwamikazi. Reka dukomeze. Uwitwa Miss Muheto Divine, uyu nguyu we bamwise gacupa, bamwise gatama, ariko yongeye kugaruka muri crowd cyangwa se yongeye kugaragara mu ruhame aho yari amaze iminsi itari mikeya yarishishe kubera ko inkuru zamuvugagaho ntabwo zari nziza, ariko niwe wabyiteye nta kundi byari kugenda. Uyu nguyu rero nawe yahagaragaye yishimye ameze neza rwose, ubona ko yambaye neza ndetse vibes ari hejuru, yarafite hype iri ku rwego rwo hejuru ndetse yarafite swagger niko ariko nabyita mu ndimi z'iki gihe. Yari yishimye ndetse navuga ko amafaranga yishyuye yayamazemo. So
ni benshi bagiye bagaragara. Muyango Claudine ntabwo twagenda tumurenza ingohe kubera ko nawe numwe mu basitari bakomeye cyane, umwe mu bantu navuga ko bamaze kugaragaza ko itandukaniro ryabo rimaze kurenga imipaka. Ntabwo akiri wa wundi wo kugereranya n'abo bakobwa ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, oya, ahubwo ni Muyango wahinduye page y'ubuzima, Muyango w'umwana Kimenyi Miguel Yanis, ndetse Muyango wafashe profession cyangwa se career yo kwemusinga ndetse no kuba ya hosting. Abikora neza ndetse ni nayo mpamvu yahawe amahirwe kugira ngo abe muri umwe cyangwa se muri babiri mu ba MC bagomba kwemusinga iki gitaramo cya Kingjames day 1. Bire predicted ko no kuri uyu munsi ashobora kuba hari ndetse arimo kuvibinga, arimo gufasha abantu kuzamuka. Byari byiza, byari bishimishije, nta muntu utabikunze, nta muntu utabonye ko Kingjames ari umwami. Performance nziza, connection, chemistry hagati ye ndetse n'abakunzi b'umuziki we. Ni Kingjames wagaragaje ko kuba wakwiyita 001 bitakugira uwa mbere, ndetse kuba wakwiyita one of the kind bitakugira uwa mbere, ahubwo king is always a king. Benshi bati ubu ngubu rwose byahindutse, benshi bati rwose Kingjames wari waragiye he. Abandi nabo bati uwitwa Bruce ndetse na The Ben baratwihereranye maze baratubeshya, batubeshya ko ari bo ba mbere, none twiboneye umwami nyawe, none twiboneye umwami w'ukuri, niwo tugiye kuyoboka kandi niwo tugiye guha amaboko. Navuga ko byari bidasanzwe, byari byiza, byari birenze, ndetse navuga ko yari amateka yari arimo kwiyandika, byari ibintu bisa nkaho byari inzozi, ntabwo abantu barabyumva. Proti rero irakomeje. Niba utagiyeyo ku munsi w'ejo, n'uyu munsi ushobora kutajyayo kubera ko ubu ngubu igitaramo cya kabiri day 2 yamaze kuba sold out. Cyangwa se bivuze iki? Amatike yose yamaze kuba yamarwa ku rubuga rusanzwe rucuruza aya matike. Ni ukuvuga ngo uwitwa Kingjames ntabwo ari buze kwakira undi mufana wa nyuma, ahubwo byarangiye. Niba utaguze itike yawe byakurangiranye, no gutegereza nyine uwitwa Kingjames akozongera kutubwira ko agiye gukora igitaramo yizihiza imyaka 50 mu muziki. Biratangaje cyane. Ariko ushobora kuba hano kuri Beta TV Rwanda, twebwe tugakora uko tushoboye kose kubera ko tuba tuhibereye na kamera zacu za rutura, maze tukakugezaho 5 kuri 5 uko igitaramo kiri buze kugenda, maze nawe ukaza kuvuna umuheho ukongezwa undi wiyicariye iwawe urimo kureba ibitaramo byo kwa Kingjames biryoheye amatwi ndetse n'amaso. Rero gukora subscribe ahangaha ntabwo ari igikorwa cyo kumfasha, ahubwo ni igikorwa wowe ukora wifasha, kubera ko biguhereza amakuru y'igihe, amakuru navuga ko amakuru aziye ku gihe, kandi amakuru navuga ko asesuye, atomoye, amakuru yamaze gusesengurwa n'abasesenguzi b'abahanga. Ngaho rero gira ukore subscribe kuko uri muri fasha. Ngayo ngoko _𝒊𝒈𝒊𝒂𝓐 ukore sabu, tujye tubana umunsi ku munsi.